muraho mwese ni kuri Eugenie Family, amazina ni Nyirahategekimana Eugenie. Tugiye kujya mu gikoni uyu munsi turateka ibintu, muraza kumbwira biraba ari ibintu nyine bikaze cyane. Cyo kurya cyatunganye, muri kubibona nyine. Kuri Eugenie Family tuzajya turya gusa. Mu kanya gato tugiye kurya. Mu gikoni rero kuko nabibabwiye tugiye gukoresha poivre y'umutuku n'iy'umuhondo. Izi poivre ndazibakundishije rwose cyane, ariko zigira decor nziza, zituma ibintu bimera neza. Dufite imiteja, dufite karoti, dufite poiro, dufite igitunguru gisanzwe na tungurusumu. Izi mboga rero ndazitekesha bureka, ntabwo ndi buzitekeshe amavuta. Ushobora kujya uyitekesha n'izindi mboga, apfa kuba ari imboga zumutse utari bushyiremo amazi. Turaza gushyiramo n'amagi. Ubwo rero tugiye kubitunganya, mwebwe mukurikire muri duteke. Ibirungo rero tumaze kubitunganya, ariko muri kubona ukuntu bisa neza, kaga poivre wagira ngo utunyanya. Dore bimaze kubitunganya. Ikintu naratunganya ni tungurusumu ndazitunganya nyuma kuko ndi buzishyiremo nyuma y'ibindi byose. Ubu rero tugiye gushyira no ku mbabura duteke. Iyo umuntu atekesheje marigarine rero ntabwo abanza kubireka ngo amavuta, nko akunda amavuta umuntu areka ngo ashye, ahubwo uhita ushyiranamo. Kaduhere kuri poivre zose umuntu arazishyiranamo kugira ngo zize kubyara agasura. Kubera ko nakase dukeya rero dutoya, ibintu byose ndabijyananamo. Poiro ntabwo nashyizemo icyatsi kuko ntabwo icyatsi ngikeneyemo. Nashakaga ko hari bwibandeho ibyumweru, nuko nagira ngo zihumure cyane. Poiro muzi ko zigira ubuhumuro uruta ibindi bitunguru. Byose ndabishyiranamo. Ubwo rero tugiye guteka rwose ifunguro ryacu. Turakomeza tubikurikirane neza ukuntu biri bugende. Muri kubona yuko ya marigarine ikirimo. Ibi ngibi ndabiteka rwose bishye ku buryo bigaragara ko bihiye. Ubundi turaza kubereka uyu munsi we. Ariko muri kubona ukuntu bisa, decor irimo. Gusa izi poivre bantu muteka nabashishikariza kuzihingira, kuko kuzigura byajya bituma utazirya buri munsi. Ushobora gupfundikira, ushobora kubiteka bidapfundikiye, uko wabishaka bipfa kuba biri bushya. Ngiye gushyiramo udutungurusumu, ntabwo natunombanombe cyane. Nashakaga kugira ngo tuze kubamo ari utuntu nyine urya ukumvamo. Ngiye gushyiramo n'umunyu, kubera nakunda umunyu rero ngenda ashyiramo akunyu gakeya. Akangaka kuri ngiye karahagije, no mu magi ndongeramo akandi. Tugiye gutunganya amagi turi bukoreshemo. Urabizi yuko ibishishwa njya mbikoresha ibintu by'umumaro,
ntabwo njya mpfa kubijugunya. Abantu rero mwabonye Eugenie Family aribwo bwa mbere mukabona dutetse hari n'indabo, niko mbigenza kubera ko nkunda indabo. Ngiye gushyiramo akunyu gake, ntabwo nkunda umunyu mwinshi cyane. Amagi nta kirungo nshyizemo, ariko uburyo bwiza cyane bwo guteka amagi uyakorogana n'ibirungo aho kugira ngo ubibanze mu mavuta, nibwo bigira isura nziza. Tugiye gukomeza rero. Amagi ariteguye, tugiye kuyashyiramo. Ni ukuvuga ngo ndakora ku buryo ndi bushyiremo andi magi hejuru kugira ngo n'utwo hejuru natwo dufate neza, ariko ubu ngubu deja byanarangiye ibyo nashaka kugeraho. Tugiye kurya. Icyo kurya cyatunganye, muri kubibona nyine. Kuri Eugenie Family tuzajya turya gusa. Mu kanya gato tugiye kurya. Abantu mutari kurya kwiba ibyo kurya, ndabibakundishije pe. Ukuntu byari bimeze. Nawe utaha. Bye bye.